que pour moi, Kagame, c'est un bandit. Je pèse mes mots. C'est un bandit qui a sa part de responsabilité dans tout ce drame et dans ce génocide. kiriya gihugu nubwo mubona kiyobowe n'abantu njye mbona bitwara nk'agatsiko k'amabandi yitwaje intwaro. amahoro kuri mwese mwongeye kubana nanjye muri iki kiganiro. Jean Paul turashimye bahaye ikaze kandi ubasuhuza aho muherereye hose. Ni ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa 5 mwaka w'2024. Amakuru y'uyu munsi yari kuba meza kurushaho turi live kugira ngo n'ibitekerezo byanyu mbisome live tubiganireho cyangwa se mukore commentaire live ibitekerezo byanyu bijyeho live nabyo bibe par y'iki kiganiro cyangwa se bigire uruhare muri iki kiganiro. Impamvu nabyifuzaga nuko hari development zigera kuri 3 nshaka kwibandaho zose. Ni breaking news ndetse ni n'amakuru adasanzwe. Mbere biravugwa ko abakuru b'ingabo ba Congo n'aba Uganda, donc abakuru b'ingabo za Congo na Uganda, no kuvuga General Chiwewe na General Muhoozi Kainerugaba, bashobora guhura ejo ku mupaka Kasindi, ndetse umupaka ukazaba ufunze igihe cyose bazaba bahura. Ibyo ariko bikaba bije nyuma yaho Etazini cyangwa se Amerika itari y'iminwa igatunga urutoke u Rwanda n'ingabo zarwo kurasa ku mpunzi, ndetse bikaba bibaye nyuma yaho SADC, ingabo za SADC batanze itangazo nakwita ko ari impuruza ririmo ubutumwa buri serious, ubutumwa bushobora gukanga umuntu wese w'umunyarwanda, yaba umusirikare cyangwa umusivili. Ndabarahiye ni amasezerano yo gukora za operation zo kugira ngo bongere bafungure iriya mihanda yafashwe n'aya mabandi ya RDF, akaba yaratumye ubuzima muri Goma buhenda cyane. So babisezeranye rero, ariko mu gihe babisezerana nabwo icyakane nuko aba RDF nabo bafashe utundi duce turi muri twegereye Sud Kivu hafi ya Minova, kuko bashaka ngo kugira ngo bahandikape umujyi, bandikape umujyi wa Goma, ndetse ngo kuba bafite umugambi wo kugira ngo bazafate mateka abatanzania cyane noneho basabe ko cyangwa se babwire abakuru b'ibihugu byabo ko bagomba surrender ni nko kwitanga, kwishyira mu maboko ya enemy ari we RDF. Tekereza Tanzania kuba ishobora kwishyira mu maboko ya enemy. So reka rero ntangirize updates zacu zose, yewe reka mpere kuri izo nzozi za RDF. Niba RDF itekereza ko Tanzania ishobora gusarenderinga n'abasazi, yes, barababererekeye igihe runaka, barababwira bati nyabuna dore twaje mugerageze musubire mwavuye, ntabwo dushaka confrontation n'u Rwanda. Barabyirengagiza, yewe batanga amatangazo atandukanye babwira ati mw'abanyarwanda turahangaha atari uko turi abanzi banyu, ariko duhari mu rwego rwo kugira ngo duprotege integrite na sovereignty cyangwa sovereignty ya SADC n'ibihugu membre
cyangwa se ibihugu biwugize, so bakababwira na article byanditswemo kugira ngo bababwire bati turaha kubera ko tugomba kuzuza izo nshingano, ko twasinya amasezerano yuko umwe muri twebwe yatewe twese tuba dutewe. Ibyo ni ibintu byanditse, tubisoma buri munsi aha ngaha kuri East African Daily, tubivuga kila siku mu buryo buri clair muri Kinyarwanda. RDF ni mwege mubwirwa. Niba mutabyumva mukirata ngo murakomeye mufite imbaraga, mukibaza ko uko mufite nta mbaraga mufite. Ngewe mbabajwe gusa nuko abo bantu bazatekereza ko muzifite nta nizo mugira, kuko ibyo mukora bituma muna registeringa cyangwa izo nsinzi, mu registeringa izo nsinzi cyangwa mushobora gukora izo nsinzi muvuga, bishingira kubera ko yes number 1 hari n'ahantu mwarwana igihe kinini, mwajagaje igihe kinini. Icya kabiri ariko ari nacyo cyonyine gituma mukora ibyo mukibaza ko abandi batazi kurwana, nuko mukora ibyo byose mwirengije amategeko mpuzamahanga, abandi bose bagashaka kurikiza amategeko. So mwabona babaretse bababwira ati nyabona musubire inyuma, nyabona musubire inyuma, ngo buriya badutinye. So harageze rero bafashe uduce dutandukanye tutari tunini cyane, ariko ngo umugambi no kugira ngo bafate Minova, bitume Goma iba isole 100%. Na bya byo kurya byazaga bivuye Minova mu nzira y'amazi muri bote nabyo ngo bigahagarara. Izo nzozi ntibazazigera, ariko ntabwo byatangaza nabyo banabigezeho, ariko urubugarije ntibaruzi. Ni naho nshaka no kugira ngo nkurikize. Sadek yasohoye itangazo nyuma ya biriya bisasu, yasohoye itangazo nakwita ko ari uretse u Rwanda rwonyine, uretse RDF, uretse Kagame wabaye Farao, wabonye ibimenyetso byose bimubwira uti sigaho, dore ikimenyetso cya mbere, dore icya kabiri, dore icya gatatu. Ibyo byose dushobora kubibarange namwe mugahera kuri igihe President Tshisekedi yamwegeraga akamubwira ati reka dukorane, dore ndaguha nibi na Rwanda yizaza, cya kigirwamana cyawe, byose akabyirengagiza. Noneho ibyo bivaho, aratera, haza za negociation, nyabuna asubirayo, nyabuna rorera ati niye mu 23. Ibyo bivaho bati noho tuzane EAC aircraft, nazo ati no aircraft, nazo ati icyo n'ikindi. Nyuma ibyo biragenda, haza Sadek, haza za escaramusha, zibisinye zose, za drone, haza ibintu byose byo kumubwira ati sigaho. Ibyo byose yananiwe kumva. Ikimenyetso cya nyuma rero, cyangwa se ibyo watekereza ko bishobora kumukururira, ni iki kintu yakoze cyo kurasa mu nkambi ya Mugunga y'abadeplase cyangwa se abavanywe mu byawe n'intambara. Nabwo si cyo cyonyine. Sadek ubwayo yari hagije kubwira ati rero Sadek yaje, ntabwo ari za kadahumeka, barakurasa, kandi ntabwo ari ubwa mbere barakurashe muri 2013, 2013. Sigaho. Ibyo byose abonera ibiti mu matwi. Noneho ukuntu hari n'abashinyaguzi bamaze gukora ayo marorerwa, icyo kintu kiriya cy'ibyabarezi ngo ni AFC cyandika itangazo ngo ni cyandika itangazo ngo kirashaka kujya gufata ngo gushyira imodoka ngo undisponibility, cyangwa se gushyira imodoka mbese ngo ushaka kuvuga donc bateguye imodoka, bagiye gushyira imodoka kuri standby ngo zigende ziye gutwara abo bantu ngo basubire mu byabo, kubera ko nyine badashobora kurindirwa umutekano. Donc murimo murabarasa, muranje muti dutahe tujye muzi wacu, kubera ko nta baturage bafite ikibazo gikomeye, narabivuze. Ariko si nicyo gusa, bazi neza ko bagiye kuraswa, barashaka human shield, barashaka abantu bakingira. Akore ko wagafata nko gushinyagura kuruta n'ibindi byose.
kuruta ko ari na strategy bashaka. So SADC rero mu itangazo ryayo yavuze iti ibyabaye barabitondagura. Ibya kabiri bavuga ibyo mwege mwakoze, bavuga bo mwarashe, barangije bati tugiye FRDC na SADC we will conduct operations. Tugiye gukora operation, yewe banazivuza izina, tugiye gufungura imihanda igana Goma yafunzwe ituma Goma itagemurirwa. Tangazo muraribona, ariko nejo tuzarisubiraho turi live. Tugiye kugarura amahoro mu karere. Ntabwo ari Mai zabivuze, ni ingabo za Tanzania, South Africa, Malawi. Niba RDF mutekereza ko mufite, ntabwo mbyumva. Mufite ibubasha bungana iki? Turabizi ko ntabwo Kagame gusa arababeshya, namwe mwarafobaganye mukagira ubwoba mugahamuka, ariko mwagombye gutekereza kabiri mbere yuko mugomba kumva ko mushobora gufungura umuriro weruye hamwe na Tanzania. N'Ikibungo bashobora kuhaturuka, ndetse Burundi ntabwo higeze havugwa muri yatangaza, ni no muri Sud hari n'amakuru ambwira ko hashobora kuba hongeye kuvugwa indi de grenade mu mujyi wa Bujumbura, ko sindabimenya. Ariko mufite mwebwe mufite ubashaki. So Etazini yakoze neza cyane, avuga ati Rwanda RDF mwarashe ku mpunzi, none basaze. Mumenye ndaza kubibaha mubyumve umuvugizi w'ingabo wananiwe guverinoma y'u Rwanda uriya Kagame yiciye sebukwe, yarangiza akaba bagira umuvugizi we yavuze wungirije, nako sinawe n'uwungirije, no kuba ari we yungirije ariko akaba ari uvuga kuruta titire yanabyerega bifite icyo bisobanuye. Aho bashyira imbere ati Etazini yahubutse kubera ko bamaganywe n'isi yose harimo na European Union, ngo ariko ngo European Union ngo ntiyigeze ituvuga, ngo yavuze ko M23, ibyo bikabashimisha. M23 se niki? Ni igiki? Umugani wa President Tshisekedi ko ariko kiye vide, ko bazi neza ko ariyo RDF. Mbese bashyigikiye amatangazo atabatunga urutoki, ngo nta bimenyetso mufite, mukora ibimenyetso ngo mukore iperereza. Mwarasaze. Amerika ifite radar, mwanjije imwe. Reka mbivuge muri ayo magambo ko narimo nifata. Hari igihe nari navuze ngo sinzajya ushobora gutuka aba bantu, nako si ukubatuka no kubadekrive, ntabwo cyari gitutse, ntabwo nzajya mbavuga, ariko biranga ukuntu muri injiji, muri abasazi, mwacanganyikiwe. Nkawe mukurarinda urabizi neza umunsi drone ya CH4 ya FARDC yari mu kirere, umunsi yabarebaga ireba i Kigali, ireba aho Kagame arimo bathing hamwe yota izuba, imukamera imufilima, ireba buri kintu cyose, n'ukuntu mwimura ibintu byose mwinjira, bakabafata bakabafotora, mukajya muvuga atari ko si ibi byavuye hehe? Ninde wabivuze bwa mbere? Ninde wababwiye? Ninde wavuze ati nyabuna turasaba ko mugabanya tension, mukavana na za drone ziri hejuru aho? Mwari mwarazibonye mwebwe? No. Ubwa kabiri, u Rwanda rumaze kuba muduhaye makuru, ahubwo batereka twimure kiriya kijisho cyacu natwe kigishyire muri za Bunagana, kize kuturebera, kizarase izo drone na za Sukhoi 25. Nacyo cyaraje kihageze mwibuke what happened. Ntabwo Kongo ariyo yakibonye mbere,
kuko yari yaramaze kohereza ya masezerano, yaranasubije inyuma n'iriya drone bazijyanye Kavumu muri parking yazo. Ntabwo Kongo ariyo yakivuze bwa mbere, ntabwo ari mwebwe mwakivuze, ntabwo mwakitubwiye. Amerika n'ubundi niyo yabivuze yuko hari Intersolar Air Defense System mwajyanye muri Kongo na MONUSCO, of course, na drone za MONUSCO mwashatse kurasa. So kuvuga ngo nibakora iperereza ngo babizi gute? Barabizi kubera ko ikirere cyanyu nibo bagikontrola, nibo barifite kiriya kirere, byose barabizi, byose barabizi. So mwe kuba injiji zirenze ukwemera. Ariko hagati UPDF na FARDC aya makuru ntabwo ndayagenzura, jewe nayabonye hamwe gusa rukumbi, ndacyayagenzura ubwo bibaye ngombwa ejo twayagarukaho. Ariko bateganya guhura, ubwo ndavuga General Chiwewe na General Kainerugaba bateganya guhura, ariko umuhuro wabo ntusanzwe kuko umupaka wa Kasindi uzaba ufunze mu gihe bazabahura igihe cyose, nta modoka, nta moto, nta gare, nta gihumeka, nta kivuza ipikipiki, moteri kigomba kuhaca. Ntibashaka n'undi muntu waza yitwaje ngo aracuruza cyangwa arambuka akabona ibyo atagomba kubona. Yes, dushobora kuvuga ko bishobora kuba bishingiye kuri ADF operations, n'ubundi bashaka kuzavayo bagakora itangazo rijyanye n'ibyo, ariko ibizahaganirirwa twebwe ntituzabimenya. Tuzabona ibyo bavuze, ubwo ntituba turi oblige kwemera ibyo batubwiye. Ariko General Muhozi, General Chiwewe ngo biteganyije na makuru ngomba kugenzura n'ejo nkaya confirma, biteganyijwe ko bahura guhera mu gitondo cy'uyu munsi, ndetse nako mu gitondo kuri mwege muri Uganda deja hageze. Ariko ikintu kidasanzwe kirimo nuko nta gitamba, uwo mupaka uzaba uri disabled igihe cyose bazabahura. So aya makuru rero abaye atanyomojwe, urumva ko ntabwo Kagame azarasirwa Kibungo gusa, Bugesera, Cyangugu, Nyamasheke, Rusizi, ntabwo ari Petite Barriere na Gande, ntabwo ari Bunagana gusa na Gisoro, azakubitwa n'Agatuna na Kagitumba. Reka tumenye nibi ngibi rero, cyangwa umugani w'ababandi ngo menya nibi. Izi video nazo muze kuzikurikira. Na hejo, ciao. Guverinoma y'u Rwanda yanyomoje ibyatangajwe na Departement ishinzwe ububanyi n'amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho iyi Departement ishinja ingabo z'u Rwanda kurasa ku nkambi y'impunzi ya Mugunga iherereye mu nkengero z'umujyi wa Goma. Kuri telefone turi kumwe n'umuvugizi wungirije wa guverinoma Alain Mukurarinda. Mwiriwe neza? Mwiriwe. Yego, murashingira kuki munyomoza ibi byatangajwe na Departement ishinzwe ububanyi n'amahanga Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Ikintu cya mbere umuntu yanashingiraho kigaragarira buri wese no kuba Departement y'Abanyamerika ihirikira ku Rwanda kiriya gikorwa cyabaye igikorwa giteye isoni, igikorwa kibabaje, nta n'iperereza, nta na nkete, nabo ubwabo mu byo bavuze mu itangazo ryabo ntacyo bavuga bashingiraho kugira ngo bavuge yuko ari u Rwanda rwabikoze, ari ingabo z'u Rwanda zabikoze. Iyo ngiyo ni imvugo imaze igihe yarashyizweho na guverinoma ya Kongo, aho umuyobozi wose agiye, uwo ari we wese guhera kuri Perezida wa Repubulika kugeza no ku bandi bose, byo kuhirikira ibintu byose kuri guverinoma y'u Rwanda cyangwa se ku ngabo z'u Rwanda. Ntago rero bisobanutse kuba na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ijya muri uwo murongo uwite avuga ngo ibisasu byarashwe mu nkambi, ngo byarashwe n'ingabo z'u Rwanda, nkaho u Rwanda se rwaba rurasira iki mu nkambi. Ibyo ngibyo ni ibintu bidasobanutse, cyane cyane yuko hari n'imiryango itandukanye yarangije kugaragaza ikorera hariya muri Kongo,
hafi y'izo nkambi cyangwa muri izo nkambi ko ingabo za Kongo n'abo bafatanyije wazalendo FDL ingabo z'u Burundi abacansu abamercenaires bavuye i Burayi aho muri Sadeke ko hari ibisasu bya rutura biri mu nkambi bakoresha barasa nabo barwana nabo. Yego murakeka ko Amerika babitewe n'iki? Ibyo ngibyo naba mvugiye Amerika twebwe icyo tuvugaho n'icyo tubona yavuze koko cyangwa yashyize mu nyandiko kumenya icyo yashingiyeho kumenya icyabiteye ntago nabasha kuyivugira. Ikigaragara yuko umuntu ashobora kuvuga ni ibyo yavuze n'ibyanditse kandi icyo yakongera ni uko bigendanye cyangwa se bihuye neza n'ibyo guverinoma ya Kongo nayo ubwayo ivuga, aho gushingira ku nk'abanyamerika nabo ngiye kuvugaho aho bashingiye ku kubona yuko iyo guverinoma yananiwe gukemura kiriya kibazo cy'umutekano, guverinoma yananiwe gukemura ibyo abaturage bayo bayibaza. Amerika aho yarebye iyo guverinoma itanashaka gushyira mu bikorwa ibyemezo byafatiwe hano mu karere, kuko mwarabibonye nk'ingabo za East Africa zagiyeyo, guverinoma ya Kongo ikora ibishoboka byose irazirukana. Ibyo bihugu by'Iburayi byihanganye nicyo byagombye kureba, kuvuga kuti kuki mu karere bagerageza gufasha igihugu nka Kongo ku bushake ntawe bashyizeho igitutu, bagafata ibyemezo bigatangira gushyirwa mu bikorwa, ibyemezo bijyana mu biganiro, ibyemezo bijyana mu nzira y'amahoro kugira ngo ikibazo gikemuke. Kongo igahitamo kujyana ahubwo mu ntambara, ihamagaza abo mercenaires, ihamagaza izindi ngabo, ihamagaza indi mitwe, aho ugasanga aho kugira ngo banenge ibyo bintu, aho kugira ngo batange inama mu buryo bwo gushyira mu bikorwa ibyemezo byafatiwe mu karere, ahubwo barashyigikira Kongo yagaragaje ku mugaragaro kwishaka intambara. Hari n'ikindi tutakwibagirwa, namwe mbivuga mu minsi yashize ubwo umukuru wa Kongo yahamagariraga abantu ngo bashaka guhiruka ubutegetsi mu Rwanda ko azabafasha. Ibiriya bintu ntabwo bigomba gufatwa nk'imikino cyangwa nk'amagambo, niyo yaba yarabivuze mu gihe cy'amatora, ariko byaravuzwe kandi bivugwa na Perezida wa Repubulika. U Rwanda rero rugomba gukomeza gufata imigambi yo kubungabunga ubusugire bw'igihugu, ariko ntabwo ruzajya kurasa mu nkambi. Abantu baragowe, baragotse, bamerewe nabi, ntabwo ari ibisasu by'u Rwanda bajya kubongeraho. Yego, ibi bivuzwe mu gihe n'ubundi Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi ari ku mugabane w'Uburayi, aho n'ubundi akomeje kumvikana asaba umuryango mpuzamahanga n'amahanga gufatira u Rwanda ibihano. Ibi kuba bihuriranye mu bifata mute? Nyine nicyo kitumvikana aho ibihugu asura kuba yavuga bwo yabivuga, kuko mu kanya tubonye n'irindi tangazo turaza kuri ngo neza turebe niba ari ryo, kuko niba ari ryo koko ryo ryakozwe n'umuryango wunze ubumwe w'Uburayi, bo ntago navuze bahubutse ngo bavuge ngo ni kanaka cyangwa ni kanaka warashe. Kuba rero agenda abivuga ibyo ngibyo byo nta gishya kirimo. Ikigaragara ni uko ahubwo igihe cyose amaze abivuga ntacyo byakemuye, ahubwo bisubiza inyuma, bisubiza rudubi ibiri kubera muri kariya karere. Ngarutse rero kuri ibyo bihugu asura, ubajije iyo miryango itandukanye isa n'ijya gufata uruhande rwa guverinoma ya Kongo, bakasa n'abagira imvugo imwe. N'ibyo kunenga yuko kuko ntago barusha abo bose bo hakurya mu birometero 6,000 ntago barusha abakuru b'ibihugu ba hano mu karere kumenya no gusobanukirwa ikibazo kirimo kibera mu marembo y'ibihugu byabo, kirimo gikora ku mbibi z'ibihugu byabo, kugira ngo rero umuntu buri gihe ajye kwitabaza abo hakurya bakajyana nawe muri uwo mujyo mu kuvuga bimwe batanagenzuye ibikorwa byakozwe no mu karere, ariko bikabangamirwa na guverinoma ya Kongo ku mugaragaro. Aho ngaho harimo ikibazo, ni ukubasaba yuko babanza bagashishoza, bagashyigikira ibikorwa byo mu karere, kuko abakuri ntabwo aribo barusha aba hano kumenya uko ikibazo giteye, ntabwo aribo barusha ubushake bw'uko gikemuka, kuko ingaruka ziba ziturutse ku mutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo zibanza kugera ku bihugu bituranye mbere yo kugera ku banyaburayi. Yego, muravuga ko hagomba gukorwa iperereza ryimbitse ryigenga. Umuntu avuga ngo ninde warikora, ni bande barikora, ese ni iki cyakwerekana ko ryo ryakwizerwa mu gihe ryaba rikozwe? Ndi kuvuga mu bikubiye muri itangazo.
u Rwanda ntabwo arirwo rwagena abarikora, rurarisaba gusa, kandi abarikora batabogamye ntibabura, ntabwo babura rwose. Hari ubushake bwa politike, hari ubushake bwo kugira ngo iperereza rikorwe rigaragaze neza uwabikoze iryo bara, ntago yabura. Ahubwo bakibaza impamvu igisasu niba kiguye bitararenga n'amasaha 8-12 bishyirwa ku Rwanda ako kanya, hari n'abahari bashobora kubaza nta perereza ryabaye. Ibi ngibi ni ikibazo kandi bigakorwa n'igihugu nk'Amerika yabikoze, yigeze no kuba umuhuza muri iki kibazo hagati y'ibihugu byombi. Urumva yuko niba wari umuhuza hagati y'ibihugu byombi, ndetse ejo n'ejo bundi ushobora gukomeza ako kazi cyangwa se ubwo bufasha bw'ubuhuza, niba utangiye kubogamira ku ruhande rumwe, ni ikibazo. Umuntu yakubaza ati se ejo uzongera guhuza abantu gute watangaje ibintu bitanafite icyo bishingiraho, ni ibimenyetso cyangwa se iperereza. Nzora turi rwose kuri icyo kibazo cyawe, iperereza ribaye ntago ritabogamye, ntago habura urikora, ni haba muri Afurika, haba mu bihugu by'uburayi bw'inshuti. Nibyo bazo mvuga nti bije gutanga umusada cyangwa gufasha igihe ibindi byagaragaje ko byananiwe cyangwa bikene, kuko umusada haramutse habuze ati hari iperereza rikozwe ritabogamye, ntago habura abarikora. Yego, turabashimiye cyane. Murakoze cyane.